twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu nyagasani akaduhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe tariki 15 Ugushyingo 2023 ngo duhimbaza Yosefu Mukasa bari kudembe wahowe Imana. Isomo rya mu gitabo cy'ubuhanga umutwe wa 6 umurongo wa 2 kugeza kwa 11. Bami rero nimwumve maze musobanukirwe, mujijukirwe mwe abafite ububasha ku isi yose. Nimutege amatwi mwebwe abategeka imbaga, maze mukiratana ubwinshi bw'ibihugu byanyu. Ububasha mufite mu bukesha nyagasani, ubutegetse mukabuhabwa n'umusumba byose, ari nawe uzasuzuma ibikorwa byanyu agasesengura imigambi yanyu. Niba rero mwebwe bagaragu uwo mwami mutaraciye imanza mu butabera, ntimukurikize amategeko kandi ntimurangize icyo Imana ishaka, izabagwa gitumo ku buryo buteye ubwoba, kuko urubanza rukaze rugiye gucirwa abakomeye. Uworohejwe agirira impuhwe kandi akabarirwa, ariko abanyabubasha bo bazasuzumwa bikomeye. Umutegetsi wa bose ntatinya igihagararo cy'umuntu, nta nubwo yita ku bukuru bwe, kuko woroheje kimwe n'ukomeye ari we wabaremye, n'icyo yabageneye kikaba kimwe kuri bose. Nyamara abanyabubasha bo igenzurwa rikomeye rirabategereje. Ni mwebwe rero bategetsi mbwira, kugira ngo mbigishe ubuhanga maze mureke kuyoba. Abazabitondeye gukurikiza amategeko matagatifu bizabaha kubarirwa mu ntungane, n'abazaba barasobanukiwe ababera ikiramiro. Nuko rero nimugirira inyota amagambo yanjye, muyifuzeho mubishyizeho umwete, bityo muzasobanukirwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 82. Uhoraho haguruka ucira isi urubanza. Nimurenganure abanyantege nke n'imfubyi, murengere imbabare n'indushyi. Nimurokore umunyantege nke n'umukene, mubagotore mu minwe y'abagome. Ngewe narivugiye nti muri Imana, kandi mwese muri abana b'umusumba byose. Nyamara muzapfa kimwe na rubanda, maze muzashire nk'ikinyamubiri cyose. Uhoraho haguruka ucire isi urubanza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 17 umurongo wa 11 kugeza kwa 19. Muri icyo gihe Yezu yari mu rugendo anyura ku mipaka ya Samariya na Galileya yerekeza i Yerusalemu. Ageze mu rusisiro, ababembe 10 baza bamugana bahagarara hitaruye. Nuko barangurura ijwi bati, Yezu mwigisha tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimujye kwiyereka abahereza bitambo. Bakiri mu nzira barakira. Umwe muri bo abonye ko yakize, asubira inyuma arangurura ijwi asingiza Imana. Nuko amwikubita imbere yubitse umutwe ku butaka aramushimira. Uwo muntu kandi yari umunyasamariya. Yezu araterura aravuga ati, mbese bose ntibakize uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari uyu munyamahanga? Nuko aramubwira ati, haguruka wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nta wundi wabonetse ngo agaruke gushimira Imana atari uyu munyamahanga. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Imana iradukunda, igiye gutambuka iwacu maze idukize, tubeho tumererwe neza kubera impuhwe z'Imana. Umunsi umwe bayoboke b'Imana ngo bari mu muryango w'abarejiyo, ngo barasezeranye. None haza gusigara umwe udashaka gusezerana, baza kumukoraho ubutumwa baramubaza bati, koko imyaka yose umaze utarakora isezerano muri uwo muryango, nihe mpamvu? Nuko ngo umuyoboke arababwira ati, nawe utege amatwi wasanga hari aho utarasezerana, impamvu ikaza gukurengera cyangwa igakurenganya, kandi byaba. Nuko ngo arababwira ati, umva rero, nkurikije uko mubyara wanjye yasenderejwe mu karismatike, akanasezerana no mu barejiyo, ndetse no mu yindi miryango hari n'indi yasezeranyemo, nkurikije ibyo nabonye, nkurikije uko byamugendekeye nyuma yaho ko yishingiye na nyuma aho ko byaje kumugendekera muri ubwo buzima, ibyo byose rero maze kubona babihubukiye uko byabagendekeye, ngiye ndifuza kudahita nsezerana ako kanya. Ndacyari kubyigaho nzaba mbabwira.
yewe ubanza n'imyaka yakomeje gushira ari myinshi nanubu atarababwira kudafata icyemezo. Turabona nk'impamvu ebyiri z'uyu muntu wanga gusezerana. Nibyo koko ni ngombwa gutinya isezerano ndetse ukagira n'ubwoba, ariko aho ngaho ni ku ruhande rw'umwana, kuko nta mwana usezerana, nta n'umusazi usezerana, bisaba umuntu mukuru nyine kugira ngo asezerane. Ku rundi ruhande ana rwa kabiri nshaka ko tuza gutindaho, gufata icyemezo nyine n'iby'abagabo, nta mwana ufata icyemezo, kamvuga igira iti nta mwana usya aravoma, ni n'ubutwari. Gufata icyemezo ni ubutwari bukomeye cyane, kuko nyine icyemezo gifatwa n'umuntu w'umugabo, nta mwana ufata icyemezo, yewe nta n'imbwa yafata icyemezo. Icyemezo, umwanzuro, isezerano, ibyo byose bikorwa n'umuntu mukuru uciye akenge, wamaze kwemera bikaza kurangira afashe icyemezo cy'uko nawe agomba kwemeza. Ngiryo isezerano. Amasomo y'uyu munsi aradufasha gufata icyemezo mu buzima bwacu. Ntiwajya mu bihaye Imana utarakura. Ntabwo ushaka gukora isezerano mu bihaye Imana utarakura, ntushaka gukora isezerano ryo gushinga urugo utarakura. Ibyo bisaba nyine abantu bakuru, inararibonye, babonye ibintu bagasiba ibindi. Gufata icyemezo mu buzima. Amasomo kintu byacu duteguriye aratwerekeza aho ngaho gufata icyemezo, ubwo tuza kumva uburyo bubiri abantu bamwe bafatamo icyemezo. Harimo indashima, babandi koko Yezu amara gukorera ibintu byiza ntibagaruke kumushima. Harimo nanone garuka ushime, abongera kwiyibutsa bagafata icyemezo nyuma yo kubona ibyo byose Yezu yabakoreye, bakavuga bati ni ngombwa kugaruka gushimira Imana. Aya masomo aratwerekeza ku gitambo cya misa, aho cyitwa action de grâce, gushimira Imana. Gushimira Imana ibyiza yadukoreye, gushimira Imana aho yadukuye, gushimira Imana uburwayi yadukijije, n'ibindi byinshi cyane uko yatugiriye neza. Ni ngombwa rero gufata icyemezo, nanjye nkagira nte nkajya gushimira Imana. Rero amasomo araza gutwereka ko gufata icyemezo ni iby'abantu bakuru, ni iby'abayobozi, ni iby'abategetsi. Niyo mpamvu mu isomo rya mbere Nyagasani ari kubwira abategetsi, abayobozi, babandi bashaka gufata imyanzuro, ariko imyanzuro akenshi iganisha kwikubira, kwikunda, bagatsikamira imbaga y'Imana. Imana rero uyu munsi batumyeho wowe nanjye, aho uri umuyobozi, aho ushinzwe abandi, gukora nkaho uri mu cyimbo cy'Imana. Ni Imana nyine yagutumye. Igitabo cy'ubuhanga, ari nayo nyito y'umuhanga cyangwa y'ubuhanga, ni ugushakashaka Imana no guhunga icyaha. Uyu munsi turumva ubuhanga. Iyo ufite ubuhanga ni gushobora kuyobora nyine, ukayobora imbaga y'Imana. Abategetsi, abayobozi, abashefu bose iyo bava bakagera, bajya bazirikana ko nyine ibyo bafite ari Imana yabibashinze. Bami rero bategetsi, nimwumve, musobanukirwe, maze mujijukirwe. Icyo Imana ishaka kubabwira uyu munsi ni ugusohoza neza abo mushinzwe mukabageza ku Mana. Akamvuga igira iti utayobora arayobya. Ni ngombwa kureba niba abo ushinzwe ujya ubayobora ku Mana cyangwa niba ujya ubayobya bitewe n'amarangamutima yawe, bitewe no kwikunda kwawe. Ubutegetsi bwakashaka kuwukoresha uzikamira abandi, cyangwa uze kureba niba nawe ubutegetsi bwawe ari ubwo kuyobora abandi ku Mana. Ngubwo ubuhanga nyakuri ni uko abantu bose ushinzwe ujya ucunga niba wagejeje ku Mana. Erega byanatubaho n'umubiri wacu. Umuntu ugizwe n'umubiri na roho, ujya ucunga niba roho yawe itaratangiye kuyoba. Wasanga umubiri warawimakaje, ariko roho yo iri kugenda igira ite, iri kugenda irindimuka imanuka. Wasanga ubuzima bw'umubiri aribwo witaho kurenza ubuzima bwa roho. Uko nguko ni ugutumvirira isomo ry'aba bategetsi, wasanga nawe urafashe ubutegetsi bwose ukabwikubira, ntihongere kugengwa n'Imana. Na Zaburi uyu munsi iratwibutsa ko Uhoraho ari we mucamanza w'ukuri, kandi urubanza rw'Imana ni urubanza rutabera. Ivanjiri uyu munsi iradushyira imbere garuka ushime ndetse n'indashima, ngo batubwira ababembe 10 bakize, Yezu akabakiza, ariko akaza kugaruka umwe gusa, ngo kandi yari umunyamahanga, umunyasamariya. Nuko rero bigatangaza Yezu, nibwo Yezu aboneyeho akajya amukiza koko, kuko yafashe icyemezo, aragaruka arashima. Burya no mu misa cyangwa n'ahandi hose dushobora gukira. Bamwe dukira ku mubiri, ariko tukaza kwibagirwa ko roho n'umubiri birajyana. Ni nk'abembe bari bakize ku mubiri, ibembe bari bafite by'inyuma, ariko batarakira imbere, batarakira kuri roho. None Yezu aramubwiye ati genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Amen. Iyo wafashe icyemezo, ugafata icyemezo wowe ubwawe ukikura mu kivunge, ugasanga Yezu, nta kabuze urakira. Gufata icyemezo mubyeyi, gufata icyemezo ni iby'abagabo, ntambwe ifata icyemezo. Umva, umuntu ufata icyemezo ni intwari. Intwari ni ifata ibyemezo. Iyi vanjiri iratwerekeza ku masakaramentu abiri,
y'amasakamento duhabwa kenshi, ayo ni penetensiya ndetse n'ukarisitiya. Ubwo tuzirikana ababembe baje gusaba imbabazi ati nyagasani tubabarire, hanyuma noneho karisitiya ni uyu ugaruka gushimira. Igitambo cya misa bingana gushimira, action de grâce, gushimira Imana. Iyo nafashe icyemezo nkajya mu kiliziya ngabwira Imana uti nyagasani ninjye wagarutse kugushimira, dore aho wankuye ahangaha, wankuye mu burwayi, warankijije uburwayi bwansebyaga, uburwayi bwankozaga isoni mu bandi, none nyagasani warankijije, shimwa Mana warakoze. Mbega byiza gufata icyemezo nk'icyo. Tujye tuzirikana ko ubuzima bwacu akenshi turi ku isi, umuntu aracagase. Ni wa muntu uhura n'indwara, agahura n'ibiza, agahura n'ibitotezo n'ibindi byose bishobora kudurumbanya ubuzima bwe. Rero iyo ukize wongera kugaruka ukabwira Yezu ati Yezu warankije, niwo mugenga wanjye. Naho ubundi iyo wihereranya uburwayi bwawe bimera nkaho nyine ari wowe uri gushaka kwigenga. Aha tujya gukora umwitozo muri aka kanya, urebe niba nawe utaraba ikigenge, kuko akenshi hari ubwo twigumura ku Mana ati Yezu yarankije byararangiye, nyamara ukibagirwa ko Yezu akiri gukugenga. Yezu aracyakugenga. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore yagiye kwa padiri, bishoboke ko yaraje kumusaba inama ndetse na penetensiya wenda byashoboka. Nuko aragenda asanga padiri, aramubwira ati padiri nje kugushaka, mfite ikibazo mu buzima kindemereye, icyago gikomeye cyane, cyambujije amahwemo, kimbuza gusenga, kimbuza amahoro, kimbuza no gusinzira kugeza ku rwego ndiho noneho singisinzira, singitora gatotsi, kuko ni icyaha kindemereye numva ko gikaze. Ngaho nawe utekereza kuri iki cyaha gikaze uyu musore cyamutesheje umutwe, cyamuhungabanyije. Nuko padiri aricara amutega amatwi, maze wa musore atangira kumubwira uburyo yahawe kato muri sosiyete, ameze nk'igiterashozi mu bandi kubera icyo cyaha cyamwibasiye. None padiri ngira inama. Wa musore aratangira ati umva rero padiri, kuva mu bwana bwanjye no mu busore bwanjye nirinze icyaha cy'ubusambanyi, ndetse kugira ngo noneho mbyirinde bikomeye nirinze n'abakobwa bose bashobora kuza kunshuka, yewe no kubangabanga urunuka, ku buryo iki cyaha naragitinyaga bikomeye cyane. Ariko intege zanje kumbana nke mu mubiri iraritangira kumfata. Rero muri rwo kurangiza iryo rari, njye nibwiraga ko ari urwego rwo kwirwanaho, ariko nadukira icyaha cyo kwikinisha, masturbation. Bityo ubwo numvaga ibyo abakobwa mbizinuswe ku buryo batazantesha umurongo. Ariko icyaje kunyemeza ko ari icyaha, nubwo ariko nari mungiye, nuko nagiye mbura amahoro no gusenga nkabibura. Mbere numvaga ari ukugira ngo nirwaneho no kugira ngo ndangize irari ku buryo bworoheje, ariko icyaje kumbwira ko ari icyaha gikomeye kuri njyewe, nuko uko nari mpagaze mu Bukristo byahise bikendera. Natangiye kubihirwa n'amasengesho, ntangira kubihirwa n'iby'Imana, mbura amahoro, ubuzima bwanjye bwo kubura amahoro. Nakomeje rero kuyagaraho bya kigabo, ndakomeza ndwana nabyo, ariko n'ubundi mbura amahoro. Ibyo narwanye nabyo nkiri mu mashuri yisumbuye. Igihe cyaje kujya no muri kaminuza. Ngeze muri kaminuza noneho mpura n'ishyirahamwe ry'abatinganyi, ubwo nanjye mba umumambure wabo. Ubwo baduhembaga ibifaranga byaguye, amafaranga menshi cyane. Nuko rero bagatwereka ko umwana ari umuzigo ukomeye cyane tugomba kwirinda, umuzigo ukomeye cyane. Nta mpamvu rero kwirushya, kuko ubuzima buroroshye ubwabyo, nta mpamvu yo kugora ubuzima. Nuko rero tubaho ngaho muri ubwo buryo bwo kwakira ibifaranga byinshi, kwiryohereza. Nyuma rero nibwo naje kongera kubyumva, kuko sinongeye kujya gusenga, kuko najya gusenga nkumva biri kumbaba, nkumva ari kuribwa cyane, ndakibikunze, nta mahoro nongeye kugira. Gusenga shwi kugeza n'ubu nyine nageje ku myaka myinshi cyane, numva iby'urugo ntashobora gushinga urugo, kuko numvaga ubwo buzima turimo buhagije. Ariko nakoma agatima ku buzima bwanjye bwa roho, nkumva bwarakendereye, nkumva n'Imana ntakiyizi. Rero icyaje kubinyemeza ko icyo kintu ari kibi. Nyuma rero ndangije kwiga, naje kubona akazi. Maze kubona akazi ndakomeza ndakora, ariko aho nakoraga n'ubundi cya cyago cy'ubutinganyi kikansumira. Najya kujya gucya nkisanga nafashe nk'umwana w'umuhungu, nkisanga ni muri izo ngeso mbi. Biza kugera igihe batangira kunyirukana. Ikigo banyirukanyeho najya gukindi, naho nkongera nkabigwamo bagahita banyirukana. Ubuzima bwanjye buba muri ibyo bintu, bigeze naho nyine ntaho wongeye kumpa akazi, kubera ko nabaye igiterashozi mu bantu bose. Basigaye bambona nyine bakankwena, bakamvugiriza induru. Ubwo rero padiri nicyo cyari kinzanye ko muri sosiyete nahawe kato,
ungira inama uburyo koko nanjye nakongera kugenda mu bantu ntibongere kumpa induru. Padiri nanje kuvugisha inama icyo nakora kugira ngo iyo ndwara indembeje nyikire. Iyo ndwara iri kumbuza amahoro, iyo ndwara iri gutuma ntabana n'abandi, iyo ndwara iri gutuma banyirukana, iyo ndwara iri gutuma ubukene bugiye kunyica. Nagejeje impande zose kubireka ariko bikanga. Nuko padiri afata ijambo maze ngo aramubwira ati, yego ujya gukira uburwayi araburata. Ngiye kubanza ngo sobanurire ijambo bita deviation. Ni ijambo riva ku kilatini via, none yongereho iryo jambo de, hors de, hanze yabyo. Rero ubundi biteganyijwe mu mategeko ko habonana umugabo ndetse n'umugore batandukanye byumvikane. Ibindi byose bitari aho ngaho nicyo bita nyine deviation. Deviation no guta umurongo, no guta inzira, no kuyoba. Rero haba ibyaha byinshi cyane, habaho amadeviation menshi cyane, ubuyobe no guta inzira, kubyerekeye n'ibyaha by'ubusambanyi byinshi. Bestialité, umuntu muzima akaba yaryamana n'inkoko cyangwa n'ihene cyangwa n'intama cyangwa n'inka. Sinza kwirirwa nkubwira za incest, amahano nk'ayo ngayo hato ababyara bataza kundeba nabi. Aho icyo nifuza gutindaho ni amahano ari ubwoko bubiri, za deviation ziri ubwoko bubiri, kandi nawe waguyemo kwikinisha masturbation ndetse n'ubutinganyi homosexualité. Aho ibyo byaha byose icyo bihuriyeho ni ugushaka gukwepa inzira, ugashaka gukwepa inshingano. Rimwe ukwepa inshingano nyine z'urugo, gushinga urugo, gusezana, gufata icyemezo, bigatuma wadukira ubuzima nyine bworoshye. Ibyo rero wumve ko bitakugwa amahoro, ibyo birababaza cyane. Umuntu wese wishakira ubuzima bworoshye, aho iyo ndwara igushimuta kandi wowe wumvaga bigiye kugushimisha, ikaza kurangira kugushimuta. Rero izo zose ni inzira z'abagomeramana. Iyo wadukiye izo ngeso, ubwo bukozi bw'ibibi uba uri kwirukana Imana. Izo ni ingeso mbi zirukana Imana mu buzima. Ibyo ni ibyaha byirukana Imana, niyo mpamvu byita deviation. Birayobya nyine, ntabwo byongera kuyobora nyine inzira y'ijuru. Nuko padiri nyuma yo kumuha inama ndetse n'umuti ugizwe na za seanse, aho bagonyeraga bagenda bahura, padiri amwitaho. Igihe cyaje kugera wa musore aza gukira. Aza gukira izi ndwara yararwaye. Izi ndwara zamukoze igisoni mu bandi, izi ndwara zari zamuhaye kato mu bandi. Ndifuza gutinda uburyo yaje kugaruka kwa padiri hashize igihe kirekire, aje kumushimira, azanyewe n'umugore we n'abana babiri. Yumvikane afite urugo, noneho yarabyaye, yarafashe inshingano, yarashyingiwe. Ukuntu noneho yaje gushimira padiri, amushimira aho yamukuye nuko yamukoreye neza, n'uburyo koko yakize. None nawe afite inshingano nk'umugabo mu rugo rwe, nk'umubyeyi, ari kurera nawe, amerewe neza, afite amahoro, asigaye ayoboka Imana, asigaye asenga bigakunda, afite amahoro mu rugo rwe. Ariko aza kongera icyifuzo atura padiri. Nuko arasigera padiri icyifuzo ati, none se padiri we, bariya bagenzi banjye twabanaga mu ishyirahamwe ry'abatinganyi, ubu bo bameze bate? Twabakora iki kugira ngo nabo bakire? Nkurikije aho naringeze nanjye habi. Nuko padiri aramubwira ati, ndifuza kuguha ibintu bine bigufasha kwakira igisubizo cy'icyo cyifuzo cyawe. Igisubizo cya mbere ni cya metaphysique, aho bavuga ngo le mal en soi n'existe pas. Ngo ikibi ubwacyo ntigishobora kubaho, ahubwo habaho icyiza. Na niyo mpamvu ubundi ubusanzwe indwara ntibaho. C'est la normalité, c'est anormal. Ubundi ubusanzwe umuntu yagombye kuba nyine ari muzima. Rero nawe bagenzi bawe mwabaganaga muri amashyirahamwe, yabamenyaga ko icyo kintu ari ikintu nyine kidasanzwe, izo ndwara ari ibintu bidasanzwe, bagombye kugaruka vuba na bwangu nabo bakagarukira Imana, kuko ubwo n'ubuyobe nyine. Umuntu yagombye kuba nyine ku buryo busanzwe, yabona hari uburyo budasanzwe butangiye kuza muri we, akarwanya izo deviation. Icya kabiri nakubwira rero mwana wanjye, hari uburyo butatu bw'amashitani. Hari ukwandura amashitani, hari ukurwara amashitani, ariko nanone hari guhangwaho possession. Nguko uko igihe wari umaze, waba wicaranye n'umuntu ukumva nta kindi cyahita kiza usibye ko wamufata, uko no guhangwaho. Ubwo nibwo buzima abataye umurongo bose bakurikiza. Waba wicaranye n'umuntu, waba uri kumwe n'umuntu, ukumva za ngeso zose zihita zisukiranya, bikarangira nyine warakwamiye aho ngaho utabasha kwiyegura. Wera n'impuhwe Nyagasani yakugiriye igukuye kuri iyo ngoyi, gusa nyine hasigaye abo ngabo bandi bishoboke ko nta gashashi k'ubukristo kari kabarimo nk'uko byakugendekeye. Icya gatatu nakubwira nuko bene izo ndwara zaguhesheje akato zafatwa ku rwego rw'ibibembe. Uzasome mu gitabo cy'Abalevi
umutwe wa 13 umurongo wa 45 kugeza ku 46 bavuga ku buryo umubembe yarabayeho. Umubembe ngo yambaraga imyenda y'ibishwangi, ngo akagenda avuze n'inzogera hanyuze mu muhanda, hanyuze mu nzira ati uwahumanye uwahumanye uwahumanye. Aha akantu rero ukazirikane ko umuntu wese wadukinge soma ingizo z'ubugomeramana bingana ushyiramo ikimenyetso kingana guhumana. Ngaya mahumane mwana wanjye, nuko abantu batari kubyemera muri iyi minsi indwara y'amahumane. Rero iyo umuntu yamaze guhumana, gusenga ntaba kibishoboye, gusingiza Imana shwi, abura amahoro, umutima we nyine uhinduka nyine ntiyongera gukunda Imana, aho gasigara yihugiyeho. Uzacunga izo ndwara zose, izo deviation zose, akenshi no kwihugiraho no kwikunda ukanga abandi, ziri mu rwego rw'ibibembe nyine bya bindi bitesha agaciro, bya bindi bisebya abantu. Rero mwana wanjye icyo nasorezaho nuko burya indwara kugira ngo yikire, uzi ko iba indwara iyo utaraseba, iyo indwara itaragusebya biragoye ko wayikira. Ukomeza kugenda ubifata nk'ibisanzwe, kandi koko biri gucika, kandi koko umeze nabi, kandi ugeze harindi mu kahantu habi. Aha impamvu rero wakize iyi ndwara wowe nuko nawe haraho yagusebeje wagiye wumva kuri guseba. Rero n'abariya bagenzi bawe nabo igihe bazumva batangiye guseba, uzabona bagarutse, bazagaruka mu nzira nziza. Rero n'abariya bagenzi bawe nubakora ukabona ntibari kwemera kugaruka, bazumva igihe bazaba basebye, kuko kugira ngo indwara, kugira ngo uhe agaciro ubwo bibwiyo ndwara, nuko ugomba kwakira kuva mu gise. Iyo ndwara rero iyo itaragusebya biragoye kumva agaciro n'uburemere bwayo n'ukuntu ari mbi. Kujya mu mashyirahamwe, kuba mu mashyirahamwe y'abarwanya Imana, y'abagomeramana, nuko icyaha gitaragusebya. Naho ubundi icyaha iyo kimaze kugusebya ukabona ubaye igiterashozi mu bandi, urongera ukagaruka. Imana ni inyampuhwe. Ndifuza gusoreza ku buhamya bw'uwafashe icyemezo gikomeye cyane, Yozefu bari ku ndembe, ubwo yarwanyaga abagomeramana n'ibyaha byose byo kugomera Imana, ariko ntabwo byamuguye amahoro. Nawe rero igihe cyose uzajya kugira abagenzi bawe inama bakiri muri amashyirahamwe, uzamenye ko hari ubwo bitazakugwa amahoro. Nawe ngiye kugusomera ubuzima bwa mutagatifu Yozefu bari ku ndembe, uze kubutahana, bityo nawe uze kuzirikana ko igihe cyose uzajya kugira abagenzi bawe mwabanaga muri amashyirahamwe inama ko bagomba kuyavamo, umenye ko bitazakugwa amahoro. Nusanga ko barakwamiye muri izo ngeso mbi, badashobora kugaruka, bumva ibintu ari uko bigomba kugenda, ubuzima ari uko bugomba kubaho, ubuzima bwo kugomera Imana, bakiberaho muri iryo raha bagomera Imana, ntacyo bibabwiye. Yozefu Mukasa niwe mugande wa mbere wahowe Imana. Bamwishe ku itariki 15 Ugushyingo 1885, afite nk'imyaka 27. Yozefu Mukasa yabyirukanye uburanga n'imico myiza cyane. Amaze gusha cyenge nibwo yagiye ibwami, aba intore y'umwami Mutesa. Aho ibwami yabaye cyane umutoni wa Mutesa, ku buryo no mwitanga rye umwami Mutesa yaciriye mu maboko ya Mukasa. Mutesa yasimbuwe ku ngoma n'umuhungu we Mwanga. Mwanga uwo yari yarabyirukanye na Mukasa, maze nawe aramutonesha, amwubakishiriza urugo hafi y'urwe, ndetse abantu bakeka ko agiye kumugira umutware w'intebe. Ibi byatumye uwari umutware w'intebe agirira ishyari Mukasa, ashaka uko yamuteranya n'umwami. Impamvu rero ya mbere iba iyuko Mukasa yakundaga guhana umwami ingeso y'ubusambanyi, ndetse akamwima n'abana b'intore yashakaga gukoresha ingeso mbi. Umunsi umwe umwami yarwaye indwara y'umuriro araremba, atuma Mukasa kumusabira umuti kwa padiri, ariko ukabuzirana n'inzoga n'umunyu. Mu kunywa Mwanga yanga gukurikiza amategeko, yirira umunyu, maze si ukuribwa mu nda arakembuka. Umwami ati ndapfuye kandi zize Mukasa n'abazungu. Rubanda bati Mukasa ntarye, atwiciye umwami. Katikiro wari umutware w'intebe ati sijya wabona Mukasa. Ubwo ngubwo Mwanga yahise atanga Mukasa, nawe bimenye nyarukira kwa padiri guseza no gusaba ukarisiya ya nyuma. Mukasa agarutse ahahurira n'abamuboha. Katikiro akaba yarayabwiye ati izuba ntirenge mutaramutwika abona. Igihe abishi barimo batashye inkwi zo kumutwika, Mukasa yarapfukamye asaba Imana gupfa gitwari. Mu rupfu rwe yagaragaje ukwemera gukomeye n'urukundo rw'Imana rutangaje.
yamaze gupfa, umwami n'umutware w'intebe bati iby'abakristo birarangiye. Abandi nabo bati nta gahinda, twibone umuvugizi mu ijuru, uwazana ngo natwe dupfe nk'urwa Yozefu mukasa. Iyo mipfira ya Yozefu rero yateye mwanga kurushaho kubisha, yiyemeza gutsemba abakristo. Aba nabo bakomera ku bukristo bwabo, abigishwa barabatizwa, abadakomeje barakomezwa, bose bitegura guhorwa Kristo, bibutswe ububabare n'urupfu bye. Kuri bo umukiro nyakuri ni uw'ijuru, kaba niyo wabasa kumena amaraso yabo. Ngibi ibyemezo tugomba gufata mu buzima n'imbere y'urupfu. Yozefu mukasa, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.